Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu, tubahaye ikaze kandi tubazanye ku meza y'ubusesenguzi ndetse no kumenya amateka amwe n'amwe mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Aha ni kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Dushimira wowe wakoze subscribe. Wewe utari wakora subscribe, nawe tugushishikarize gukora subscribe kugira ngo tujye tubana uko bwije uko bukeye. Turagira ngo rero tubashishikarize gukurikirana iki kiganiro tugiye kugira, kitari buze kuba ikiganiro kirekire kandi si n'ikiganiro kigufiya. Mu yandi magambo, ni ikiganiro kiringaniye ariko kirimo ubwenge n'ubushishozi, no kumenya byinshi ushobora kuba wibaza utari wasobanukirwa. Uyu munsi wa none turaganira ku kibazo kibaza, ese umubatizo wo ku gahanga waje gute? Umubatizo wo ku gahanga waje gute? Wazanywe nande? Ese byari bimeze bite? Hanyuma ayo mateka ukeneye kuyamenya, ukeneye kumenya aho byaturutse, utega amatwi iki kiganiro. Kabiri, turaza kumenya ngo izina katolike ryavutse ryari, hanyuma kuyihe mpamvu itari yitwa katolike yitwaga irihe zina. Ibyo nabyo ukeneye kubimenya. Ukurikire iki kiganiro kuko uri buze kunguka mu izina rya Yesu. Turagira ngo tubanze dusenge, hanyuma tubwire Imana ize idufashe muri iki kiganiro cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana imbaraga nyinshi cyane, turagushimiye. Uri data wa twese kandi ugira neza. Tugiye mu ijambo ryawe kandi tugiye kuvuga ibyawe. Ibi byose ni ukugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Urakoze rero, ngwino ubane natwe kandi utugirire neza. Ibyo ukunda n'ibyo ushima ari byo bitubaho, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma turagira ngo duhereye haruguru gatoya, ntago turi buze gufokasinga cyane aho hejuru byo tugiye kuvuga. Ubundi kubw'umwami Nero yari afite umujenerali witwaga Titus. Hanyuma uyu rero bashakaga ubundi kurimbura abakristo bose. Hanyuma amateka avuga yuko uyu mugabo witwa Nero ahagana mu mwaka wa 64 nyuma ya Yesu yaje gufata agace kamwe, hanyuma aza kugatwika, abyitirira yuko ari abakristo bahatwitse kugira ngo arusheho kubatoteza ndetse no kubica. Hanyuma aza kubona intego atari kuyigeraho, nibwo baje kugerageza kwicara baraganira. Barabaza ati, ese abakristo ubundi ko tubica ntibashire, bundi bakomoka he? Mbibutse neza yuko abahanga mu bya Bibiliya n'abashakashatsi mu by'amateka bemeza yuko uyu mugabo witwa Petero ndetse yaba yaraguye i Roma nawe muri uyu mwaka wa 64, na Paulo bakavuga ko yaba yarapfuye ahagana mu mwaka wa 68. Abo bose bapfuye ku ngoma y'umwami Nero, niko abahanga mu bya Bibiliya n'amateka babivuga. Hanyuma rero nyuma yayo hatoya, uyu mugabo witwa cyangwa se uyu mujenerali witwa Titus bakimara kumenya ko abakristo ingomoko yabo ari i Yerusalemu, nibwo mu mwaka wa 70 baragiye bagota i Yerusalemu. Hanyuma nguko wafata umugozi ukawugotesha abantu. Hanyuma Bibiliya itwereka yuko nta muntu winjiraga na n'uwasohokaga, nguko ijambo ry'Imana rero ryarabihanuye. Hanyuma amaze kugerayo, nabwo rusengero bararusenya,
kugira ngo ibyo Yesu yavuze ngo nta buye rizasigara rigeretse kuri rindi bisohore. Hanyuma barabica, ariko bakeya bakazajya basimbuka bararokoka. Imana ishimwe. Kubwo umugambi mwiza Imana yari ifite ku itorero, igufiteho nanjye imfiteho. Ntabwo yemeye yuko abari bafite ibizaturokora, ibizaduhamagarira kuza kuri Kristo ko bose bashira, hari bakeya barokotse. Imana ihimbazwe. Hanyuma Bibiliya itwereka yuko abagiye basimbuka bakajya mu misozi ngo bageragayo, hanyuma bamara kugerayo nanone umwuka wera akabazaho bakongera bakavuga. Noneho ngo baza gutangazwa bakavuga ati abo ngabo ni bande? Ngo bakongera kumva mu misozi bari kuririmba ngo tugende mu misozi haba ariyo tubabwira ibya Yesu, maze nabo bakizwe kujya mu muriro. Mbese birabatangaza. Hari imbaraga z'umwuka wera zikora imirimo n'ibitangaza. Rero abakristo ntago bashize, ahubwo bakomeje nanone kuvuka uko bwije uko bukeye, uko bamwe bapfaga abandi kubw'imbaraga z'amaraso y'abakiranutsi n'imbaraga z'umwuka wera baravuka. Hanyuma mu mwaka wa 380, hanyuma itorero ry'i Roma ariryo katoliki, ubundi mbere ryitwaga itorero ry'Imana, ritari ryitwa katolike, ryitwaga itorero ry'Imana. Hanyuma kubera iki baje gufata nanone iryari ryitwa itorero ry'Imana bakarihindurira izina bakaryita katolike? Ibi ni ibintu byo kubafasha kugira ngo bazabone uburyo niba hari inkunga yateguwe bajye babona uko bayakira. Niyo mpamvu baje rero kuyibera ko urumva itorero ry'Imana, amatorero y'Imana yari menshi cyane, bagomba kwidantifiya, bagomba kwisobanura. Nibwo bahise bahitamo izina katolike. Izina katolike hanyuma ryaje mu mwaka wa 380 nk'uko twabivuze, ku bwa Papa Damasi. Hanyuma bivuga ngo katolike ubundi yavutse mu mwaka wa 380. Hariho umupapa witwa Damasi. Hanyuma katolike ryari risanzwe ririho risobanura itorero ry'i Roma cyangwa se itorero ry'Imana. Risobanura ikintu kiri juste, itorero ry'i Roma cyangwa itorero ry'Imana cyangwa katolike yasobanuraga ikintu kiriho kandi ikintu kiri juste. Bivuga ngo rero kuba barafashe iri zina bakarihindura bakavuga ngo bitwa akatolike. Katolike mu gihe cy'intumwa ubundi ni idini ryemewe mu mahanga yose. Niyo mpamvu katolike nanone bisobanura universel, ni itorero ryemewe mu mahanga yose. Hanyuma katolike c'est une église mère, ni ukuvuga ni ng'umubyeyi w'amatorero, kuko amenshi niho akomoka. si no kuvuga ngo amenshi ahubwo yose asariho naho akomoka. Hanyuma rero katolike nuko nguko yabayeho. Hanyuma izina rero katolike barishizeho kugira ngo habonetse n'inkunga babone uko zanyuraho. Niyo mpamvu amatorero amwe namwe usanga yidantifiya akafata izina akavuga ngo twitwa ngo Pentecote, bagashiraho n'irindi zina, bagashiraho twitwa Eglise Pentecote, bagashiraho irindi zina. Nanze kugira yo nshiraho, wewe uragenda uyashiraho aho nashizeho utudomo. Hanyuma rero nyuma yaho byaje kugenda gute rero? Hanyuma umwami Constantino Kayisari, nono uyu mwami we yaje kuryama ararota. Yaje kurota, arota inzozi,
abona inzozi, ngo yabonye ngo mwiyerekwa abona umusaraba utukura. Uyu musaraba utukura yabonye uyu mwami Konstantino Kayisari, wari wanditsweho amagambo mu kilatini avuga ngo in hoc signo vicens. Hanyuma aya niyo magambo yabonye. Hanyuma mu yandi magambo minis biriya cyangwa se igisobanuro twakubwira ahangaha byari bivuze ngo nukurikira iki kimenyetso uranesha. Bivuga ngo uyu musaraba yabonye, byari bivuze ngo nakurikira uyu musaraba abonye intsinzi, ngo uranesha. Agiye rero ku rugamba nguko yari yabibonye, akabona uwo musaraba utukura, ngo yagize ishani higwe anesha urugamba. Yarwanaga n'ababarabaribari, abo ngabo nibo yarwanaga nabo, babita ababaribarubari. Hanyuma arabanesha. Abanesheje kubera iki? Abanesheje kubwa cya kimenyetso cy'umusaraba yabonye. Hanyuma avuga ko icyatumye imwereka umusaraba utukura, bivuga ngo abakristo bazize ubusa, niko yahise avuga. None arangije abati biransaba kuwemera. Nawe ahita avuga ati rero abakristo narenganyaga, abakristo barengana, uyu musaraba utumye mbona intsinzi, uyu musaraba utumye nesha, nanjye ndasaba kugira ute? Kuwemera. Constante rero yaje kuwemera uwo musaraba. Hanyuma rero kuwemera nta kindi, agiye kuza gukizwa, hanyuma nawe yemere ajye mu idini. Constante yasabye ko aba umwami, akaba na bishop, akaba n'umupasiteri, kugira ngo arindire abakristo umutekano. Ahangaha uhumve neza. Hanyuma Constante ni umwami, hanyuma yasabye yuko yakomeza akaba umwami, ariko akaba n'umupasitori, akaba n'umubishopu, kugira ngo arindire ngo abakristo umutekano. Nicyo yababwiye. Noneho itorero ritangira kwangirika gakeya kubera kuvanga ibyo bintu. Icyo gihe izina katoliki ntabwo ryari riraza, ryitwaga itorero ry'Imana, ariko twarangije kubisobanura. Nyuma yaho rero uko ryaje kubaho twabibabwiye ko katolike iryo zina ryaje kubaho mu mwaka wa 380 nyuma ya Kristo. Hanyuma rero iri torero ryabayeho, ariko noneho uyu Constante niwe nshaka kugarukaho cyane. Hanyuma uyu Constante ndibuze kumugarukaho, amaze kuba umukristo kandi akaba amaze kuba bishop. Ukuntu byaje kugenda rero, yabaye bishop aba n'umwami. Hanyuma ngo hashize amaze imyaka 8 ayoboye kandi ari n'umubishop, abaturage baramutinyutse, baramubwira ati nyakubahwa, ntabwo uzakomeza kuyobora utabatijwe. Mu yandi magambo, yabaye bishop atari yabatizwa kubera ko yari n'umwami. Hanyuma rero babona nyine ntabwo bahise bamutinyuka, ariko hashize imyaka 8 baramwegereye bamubwira ati ni gute uzakomeza kuyobora idini utanarabatijwe? Hanyuma yaje kubyemera rero. Yarababwiye ati amazi mubatizamo aranduye kandi sinyajyamo, mushake ubundi buryo mumbatizamo ntakuyemo imyenda kandi atanamenetse ku myenda. Bamwemerera ko barasuka ku gahanga. Hanyuma ni ukuvuga kubera icyubahiro yari afite, ni ukuvuga we yarababwiye ati amazi mubatizamo aranduye, sinshaka kuyajyamo,
sindakuramo n'imyenda, sinshaka ko n'imyenda yanjye itoha, mushaka ubundi buryo mumbatizamo, ariko ibyo byose mbabwiye bidakozwe. Hanyuma ngo bahitamo kumusuka amazi mu gahanga, hanyuma kugira ngo imyenda ye idatoha. Hanyuma rero uhereye ubwo, kubera ko ngo sinzi umugani bavuga ngo umwera uturutse bukuru ngo bwira wakwiye hose, niba ari guco bawuvuga, bivuga ngo ikintu nyine gikozwe n'umwami iteka ryose, abandi rubanda bagomba kugira ute kukiyoboka. Hanyuma rero babonye umwami bamubatije muri ubwo buryo, n'abantu rero batangira kuzajya bashaka nabo kuba babatizwa ng'umwami. Ngayo nguko rero umubatizo wo ku gahanga naho ngaho wagize ute, naho ngaho waturutse. Hanyuma n'abandi rero bakomereza aho ngaho, ariko umubatizo ukwiriye Kristo yadusigiye ni umubatizo wo mu mazi menshi. Hanyuma uwo nguwo rero aho waturutse urawumvishije, weho utari wabatizwa mu mazi menshi cyane, menya ngo ukwiriye kugera ikirenge mu cya Kristo, ukemera ukabatizwa muri Yorodani, kuko na Kristo yabatijwe muri Yorodani, kandi Kristo yari afite icubahiro kirenze icya Constante, kirenze icy'abami bo mu isi, kuko n'umwana w'Imana n'Imana, ni data wa twese, ni ushoboye byose. Ukwiriye guhindura imyumvire, ukava mu kinyoma ukajya mu kuri. Imana ikugirire neza. Murakoze cyane rero mwebwe mwadukurikiye, Imana ibaha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka tugushimire kandi byimazeyo, Imana yo mu ijuru izakuduhera umugisha nakagaruka. Mana, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo ugirire neza umuntu wese wadukurikiye, imbaraga z'Imana zibe kuri we, amavuta y'Imana mubeho, kandi amuhereze kumva ndetse no kumvira ijambo ryawe, ndetse ubutumwa dutanze bugira aho muvana, bugire n'aho mugeza. Urakoze rero, dusabiye abatari bakizwa kugira ngo bemere kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi we utari wabatizwa mu mazi menshi cyane, wowe yatangire inyigisho uzajya kwiga ubatizwe mu izina rya Yesu. Urakoze, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.